abantu benshi barahana Imana itabahamagariye. Hari impamvu zigera muri zine nyamukuru zitera abantu kutabaha Imana ibashaka cyangwa se yabahamagariye. Kwishushanya kiriya ni ikintu gikomeye, uriya n'umugozi ukomeye, ni spirit ikomeye cyane ibosha abantu guhagarara Imana ibashaka. Kwishushanya, gushaka kuba na kanaka, ubutakaje ya identite cya kindi Imana yakuremeye kuba cyo, ukajya gushaka kuba nka kuri Imana yaremye. Abaroma 12:2 mwe kwishushanya iby'iki gihe, abo mureke Imana ivuga ibitekerezo byanyu, nubwo muzashobora kumenya ibyo Imana ishaka bibereye. Uyu mwuka uziba imiyoboro ikurimo isohora ubutunzi Imana yagushize. Kamba basubiramo. Uyu mwuka wo kwishushanya uraziba imiyoboro Imana yagushizemo kugira ngo isohore ubutunzi Imana yagushize. Plus ufocusinga mugenzi wawe ibyo arimo gukora, ukumva nawe wabikoze kandi sibyo uhamagariwe, ibyo arimo sibyo uhamagariwe, ko turajyana. Mudahuriye ku musozi, mudahuriye mu kibanza Imana ibashakamo. Uragenda ugafata ijya image yiwe ugatangara gushaka gusa nayo, iriya image izakora mu buzima bwawe iziba yamiyobora. Ya shusho Imana ifuza kuzagaragaza nusura kandi kuzayigaragaza. Urugero, wenda Imana we yakuremeye kuzaba umuririmbyi ukomeye uzaramya Imana ukazenguruka isi yose, ariko ugasanga kubera ko wakuze n'abantu iwanyu wenda baha agaciro gutwara indege, sinzi biki, ibintu bitandukanye, isi ikomera amashyi, wa mupilote yaje, ibintu byakomeye, yize amashuri akomeye, yize ibintu nk'ibyo, ugahita ushiftinga ukajya muri ibyo, ukumva ukabirwanira, ukagwana kugira ngo bigereho. Bamwe banabigeraho wanashaka, ariko ugasanga hari ibintu byagiye bipfa muri bo byagombaga kubera umugisha abantu benshi cyane. Kwishushanya, urebye ubuzima bwa Esawu na Yakobo, Yakobo yarishushanyije kuba nka Esawu kandi agiye gufata umugisha. Uzi kwishushanya kandi ugiye gufata ari icyawe. Se yaragiye gutanga umugisha wa Yakobo kuri Esawu. Yakobo naravuga ati no, mama watereka ndakwambika nka Esawu, genda utore umugisha wawe. Uwo mwuka wo kwishushanya yakiriye umugisha wa Yakobo, umugisha we, ariko yambaye nde? Esawu. Abigenda n'imyaka irenga 20, 10 n'inga hafi 20, kugeza aho yaje kunigana na marayika kugira ngo amwambure uwo mwambaro. Amubaza ikibazo n'icyo se yamubajije, witwa nde? Icyo kibazo se yamubajije, ariko se yaramubeshe amubwira ngo ndi Esawu, ariko ageze imbere y'Imana avuga agenda Yakobo ndumuriganya. Rero kwishushanya nibyo Yakobo yagiye ahura nabyo, kugeza igihe yiyambuye iryo koti Imana yabangora Isirayeli.